umva ese wowe kucecetse imodoka ni yanjye kucecetse wowe wa mugabo w'imbwa wemereza hano umva nkubwiye ntukine nanjye muhereza udakwiye shawurenjeje baragukenye imereza hano n'undi urimbwa bigezaho imbesire bigezaho wowe kina nanjye uranze wambwaye wowe ntabwo nari nzi ko wasuzugura bamwe na kagere n'ujya unyemera wakubona ugenda ari igihagarara kumva ni amafuti wari wabona uranze mbere ntabwo ndafakubaza agarana wabishi wandu ni bereza please beza korake nje banza wumve neza uruguri mwana wowe uraruzi uriza kwikaraga hano ndavuze ngo agarana hano ntabwo uzahura hari beza korake mbareza wabishi wandu uteka amatwi kuri guturunya bereza niba mvuze ndavuze abagabo b'indagewe ndabakurekeye beza korake nje konaki ya akabagore batagira ubwenge murateza ubu turumbutse wari hose uza hano iwacu ngo uje gusaba amakonake y'iki agenda nyumva rero kuri gutura nyumve neza wa biciwe ubu turumbutse wari uza bamba bari kuyimuhereza no kwikimara mbabare mukajye munyinisha nago ngana namwe mumereze konaki yanjye nigende wagabanya amagambo aha ngaho urira hazi wowe nshuti yanjye ubu uri muraruzi nega amatwi umve neza sibyo banza tegereze aha hantu uhagaze sibyo uri kunyumva neza imodoka sizo zabuze ariko nakagasuzuro kama beach nkamwe sinzi aho turumbutse sinzi aho ukomotse uje gusakuza ngo abagabo nimba baragukinye wanjijiwe iriya modoka ni yanjye umva ese wowe kucecetse imodoka ni yanjye kucecetse wowe wa mugabo w'imbwa wemereza hano umva nkubwiye ntukine nanjye bari muhereza udakwiye shawurenjeje baragukenye imereza hano n'undi urimbwa bigezaho imbesire bigezaho wowe kina nanjye uranze wambwaye wowe ntabwo nari nzi ko wasuzugura bamwe na kagere n'ujya unyemera wakubona ugenda ari igihagarara kumva ni amafuti gusa wari waba ibikoryi by'ibihungu biza gukina mu mitima y'abakobwa gusa reka nkubwire n'undi munsi n'ikindi gihe utazigera utinyuka kongera gukinisha anti wanjye ahubwo mbere yo gukina ujye ubanza n'aburi gukina nabo mwigize n'aba bantu bahunga mutekereza ko muzahemukira abakobwa bose bo mu isi ngewe ako karengane sinzakemera ngewe mbona aha ngaha narababajwe bro nabuze mama sinzi mama wanjye uko angana uko niyo mpamvu nazemerera imbwa y'umuhungu iyo ari yo yose guhohotera umukobwa mbireba bityo kandi anti ukeneye kwiba njyewe nanze kuba umukobwa nubwo nisanze navutse ndi umukobwa navutse ndi ikigendaro niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bw'abantu bose. Oh yeah, my daughter. Papa. What happened? Uramushyigikiye nyine ko ari mugenzi wawe.
Vanessa byagenze bite? Ibiki? Mbere yuko Daddy please. Nene kumenya mama wanjye. Cyo ikintu cyoroshye koko. Cyo si ikintu cyoroshye. Jori. Wewe kugihagaza. Hagaza wamariki. Nyanyagira suve mu bantu. Utuntu twigize utuntu tubwanwa. Sorry my brother. Ase ugiye kibazo. Ufite ikihe kibazo undi mu byukuri? Uri kumubwira sorry uzi ibyo yakoze. Urabizi. Ako nta mpamvu yo kuguzana fight ahanga. Umwana yitwara kuri imbere yawe. Ibyo mwana amakosa yawe. Bro nta amakosa yawe. Vanessa. Ndekura. As my sister. Haraburi kimubwira mwana nyine. I need your help of course. Mubiki. What do you need exactly? Uriya mwana akeneye kumenya nyine. Uri kumva neza? Ko atabyawe n'igisimba urubuzwa n'iki kumubwira nyine? Urubuzwa n'iki? Reka nkubwize uko. Ibi nibimara kukugaruka. Ntuzigero umamagara. Ni ibintu byoroshye. Tubwiza ni ubundi. Ufite ikihe kibazo gituma utabwira umwana ngo mama wawe n'uyu? Uzi neza ko Jori impamvu yigize umuhungu ari kubera wowe. Nagashaka nyine ko bizamwari nk'ibyawe kuri mama wawe. Ariko Vanessa ntabwo uri bakagombye kumbwira ayo magambo. Bwira iki kintu. Ukabere mu mashyi mubwira ati warakoze. Mwa approaching umfashe ngufashe iki mu bintu ntazi nanjye ubwanjye. Nakuru bifite. Nyina simuzi. Sinzi ngo wabyaranye nande niba ari sinzi n'icyo ari cyo. Njye kumubwira iki? Njye kumwa approaching amubwira iki? Reka tugerageze basi ngaho. Nta kintu ngeragezanya nawe. Yego byageze niwe wabikoze niwe wabitangije njye ubimvanemo. Igihe uzumva utari kuvuga ukuri uzambwire nanjye ngira icyo mvuga. Sisi umva sisi. Ibintu uko ngara gushimika. Njye nta kintu cyo gukora kwa kimwe. Ni ugomba kwifasha rero. URWOBO RW'INZITANE ndebera ukuntu muri kundeba waraye uzi ko wagira ngo uri kureba televiziyo. Wenge ndashaka kubaza akantu kamwe. Kundaga amatwi? Ndabura narebe ndabura. Sezoba. Komeruka kera uvuga neza. Ko waje aho uvuga aka kanya yutute. Bigenze biteze. Habaye iki? None se reka nkubaza. Wowe nkawe ubwawe ku myaka haryo ufite ingahe? Hazugomera we utangiye kuzana ibintu by'imyaka waraye. Ubwo ngubwo ibyo bintu ni ibikimene. Nyine mbaza nsubiza. Ufite imyaka ingahe? Ewana. Imyaka yose reka tuyihorera ahubwo se kiri gute none? Iyo wicaye iyo uryamye bakugurira isabune bakugurira ikariso. Iki? Buri ujya wicara zoba. Buri untera gahinda. Mani nge ntabwo nambara amasokereti wa kintu. Amakariso ibyo bije biteze kandi. Dore ikibazo rero cy'abantu mutikora dore. Nese ujya witekereza ukimagina ukumva hari akazozo ufite muri wowe. Ukumva uzatera imbere ukarongora ukagira inzu nk'iyi ukicara ugashaka umugore mwiza nyine. Ahubwo ibyo kumva uzabyara. Ibyo reka tubyorere kandi kubita imirongo rero. None se reka mubaze zuko. Ndetse ariko wica mu ijambo. Hakujya wiruka ko hanga wica ari wanjye. Reka nkugira inama. Sibyo? Ubu wishinze Tom. Amatabe urashyiraho buri mwanya. Imisatsi waradefirije. Reka sinakubwira ibyanwa byarashikonko yiki akose zuba. Hejo hawe hazaza wumva arahaye. Ejo hanjye hazaza. Uri kwishinga Tom, sibyo? Uri kunywa amatabi, uri gushyiraho ubwanwa, amadrede, cya gicucu ngo ni Tom harya ngo murababyara. We nukajivanga. Washyize mu gaciro zuba. Ibintu by'amatabi uri kuvuga. Keshi utaza na amatabi se. Tom. Yaman. Mbivuganye mbivuga. Ashari. Ewana. Ese nk'ubu koko. Nanjye kimeri cyandaburije fo. Ibaze ko nawe mbona kabona nta ejo hazaza mfite wallahi. Babylon se ubwo n'ujya nawe hejo hazaza. Utarengera. Nagari Babylon ni babis. Tom ni nshuti ugira ure. Tom ni niga yanjye. Ese tutambeshye kuko wenda sinkubahutse kuri umugabo wanjye nakwita umugabo wanjye. Nk'uyu mwana w'umuhungu uri kumwigisha iki? Discipline uri kumuhana yihe? Zuba. Babylon mamuvuga n'icyo. Wari rindajya n'umunsi umwe. Tom nguje. Mva mubwire wa kigorewe. Bihindi. Hasoni. Bihindi isura. Zuba.
uri bicara ni Babyloni kakubita amasomo ameze gutyo nawe ugatega amatwi none se nyine ngo ko tusabwa Zuba nshimye uyu ni umwana wo mu gikoma cyava kuri kwishinga sibyo nkawe gafifi waturutse ku cyaro ariko iki kigo urumva kuri kikumenyera Zuba iki kigo urumva kuri kikumenyera mani iki kigo kibuka ku kice mu mitungo ujye ubiko ku kice mu mitungo yazo ibesha inkore oto ibesha inkore uri iki Nibicyano kuva ku reba ibintu ubone reba ibintu uyu muntu abarimo brother iki kikora kikatumenyere twebwe ibintu urwo ruzibira sanzwe kubwira Zuba uya urafata madame sheri icara mwihore icara mwihore nibikiba je ndimo ndamu nibikibaye hano sanze ushaka gukubita none se ni gute umugore we yifata ugaserga talking uyu mwana umusore gutya urumva umusore umugabo mwe ngo karangiza akamutalking amubwira mucyura ibuzima yabayemo sheri nago ndi kumutu bamubwire wakigore ibyo oya baba singo yezo bamubaze niba haryo namututse grave tazatuma mwubaho kamwe n'umugore wawe gute hejuru umugore utagira ubwenge niba madame afashe umwana akamuganiriza nje nago ndi umwana vie yeba buno bwanwa ariko nawe warangiza kuzamera umugore wawe koko ariko none Zuba tunyeganyege mana tunyeganyege nesugo kandi we kamubwire mere ibi bintu uzana hanga mere oya ntabwo ari byo niba bigisha akabatoza ibintu byiza ko nta kintu abima uyu mwana ugenda umwigisha icyo agomba gukora reka mujye mufata ibiri rukumva ubundi mwimuke mujye mu yindi si muve muri iyi si y'abababezi Zuba uzabibona azabona iki azabibona umubwire wa mere herya witonda uyu ni umuntu w'umugabo utangiye gufata uko wishakiye gutyo twicomokere mere byarabaye ubona nk'uyu mwana w'umuhungu azagezayo koko ibikoresho urabizi urabifite yafasha oya ariko kwigisha no guhozaho kuba bameze gutya ntabwo biriya bintu biba ari byiza reka kuba bameze gutya Yezu barambabaza ku rwego mureba nkibaza niba imyaka afite n'ibintu akora bihura ntacyo uriya Tom uri kumushuka murumuna wawe Tom yarashaje yamaze gusaza niko nabyita aba bahungu ujye bitondera iyo mbamba nambuga nibazankora umunsi baba basinze ejo bagiye mu bindi bwacyo bagakora ibindi tuzajya tubatwaza gake gake ariko bazagera igihe bajya ku murongo urwobo rw'inzitane niyo nzimiriye iki hapa wewe Nziza ese shari ukaze se wabahamagaye byagenze bite numvaga uri kuvugira kuri telefone ibintu by'amanevure byabereye mu kazi byagenze bite urabona nshaka gufurayinga mu minsi iri imbere ndumva nka Saturday nza furayinga ugiye kunsiga shari mbega irungu rizaba rihari oya ntabwo nzatindayo ariko sheri waje tukajyana ubundi yego twajyana ariko se mu rugo ntago nasiga n'abana se nabasiga buriya hari ubwo uzatinda ngendeye kuri project mfitanye na ba Endro
ati nabyo ntabwo byari birimo ariko ntawamenya iby'urugendo. Uzamara nk'ukwezi se? Oya. Uretse ko dufitanye gahunda na ba Hendro twazajya muri Poland. Noneho Hendro sara cyari naha? Cyangwa yaragiye? Ari Kenya ariko. Ahubwo umukecuru mwavuganye? Twavuganye mu gitondo ariko tuvugana ndi muri rwinshi kwitegura ngo tugende. Ntabwo se bura telefone yanjye sabwo nayifite aho ngaho. Shafe na telefone yanjye iraho imbere. Shari ko nibagiwe telefone yanjye. Ko ntayo mabuja. Nayibagiwe pe? Sitihati. Ko nta n'imifuka se mfite. Shamu mwinsiga. Iyi minsi ni iminsi yo kwibagirwa telefone kwe. Ese ko ndi mu bintu byinshi urabize ndi gutere pasi ndi mu kwirukanka n'ibiki. Shafe waretse kugenda cyane. Ubundi simba nkubwira ngo ujye ureka akazi kamwe Louise agakore we kubya kwinaniza. Ngo byankundira. Okay. Mpagaze. Shoferi bakunda dukata dusubireyo ntabwo twagenda nta. Mfitemo amadokima menshi yo ku kazi, mfitemo ibintu ngiye kureberaho. Kata dusubireyo. Ako sheri ibyo bintu byitaho fra. Sorry. Kata noneho. Sorry. Wibagirwa telefone. Rega nende mu bintu byinshi. Ndagusetse. Kandi kugwa keya yo kwitaho rumva. None mfitiye n'izo stress z'uko ugiye kunsiga Sho ndagusetse cyane. Niko simba cyera umuntu yitirichwa nkawe kweli urusigate telefone biwe abagore nagubiza abagore turemye mu kanwa ko kwibagirwa sheri ntabwo ufashe mu Louise bamagana ihute kamwe hot simonsi sheri kwikuri abayibagiwe telefone. Abagore sinjya nkubwira ngo abagore n'abagore. Shafe ukagira ngo mba ndi kukubeshya abagore n'abagore. Sinzi nubona ko nakwishimiye kandi wangize umutima wanjye. Sibyo Louise. Ubu rero ko nasanze uri umukobwa w'umutima ugira ibanga. Tugomba gukomeza nk'ibisanzwe. Sibyo. Ntuzangire ikibazo. Niba ushaka kubika ibanga kugeza kuri uyu munota your brother akaba nta kintu azi. Ushaka komezanya nande? Ntabwo hari ikibazo se ubu ufite gahunda yo kongera kunjya hejuru. Eko Tom ufite ikibazo se wababariye ndi kwibaza nta mutima mu gisi nta n'impuhwe si ntabwo mwaremwe n'Imana ubundi mubiri biremwa biturukaye. Kiza ntabwo umuntu yapfa gukorera gutyo gusa. Tom buretse gato iki buretse gato kuki mutagira ubumuntu gusakuza. kuba ngewe narakwemereye bwa mbere simbivuge. Urumva ugiye kungira akarima uzajya utobanga uko wishakiye ko abakabakire muteye muti nzira ko ndumu Hani Mbakubwire uramutse uvuze n'akantu gatoya umusaza wawe ntiwazongera kumucigera. Wanyumvise? Wabyumvise? Louise icyo uvuga uracyumva? Yaba wowe na musaza wawe Yama. wambabariye ko wambabariye ko kasi
Umuceri naje. Mabuja wagarutse. Twagenda noneho ubu ngubu ndatuje. Urampambiriye nayo ndaguca amande. Uzi amande ndaguca. Asohoye. Gasa, meze gute? Meze nk'umuntu washomye. Ndandi hamwe nyine bategereje. Nsiko ngiye udahari kwanza. Meze bite? Wazindutse nawe. Kazi zisaka. Nta mu rugo suri muri wanjye. Zuba ryabaye. Ngira ngo bibere muri chambre muri relaxing paka igihe turoze kugukenera. Oya. Wazana kuva kare. Nicaye aha mfata akayaga urabona nta zuba rihari ryinshi. Okay. Muragakora neza rwose. Murakoze cyane. Brother rwose yashatse umushoferi usobanutse. Murakoze cyane rwose. Inshingano zacu kwita ku kazi katuza. Bite se wicyanga ubona movement zanga bakoze ubona ari sawa? Nta kibazo kiba gihari mbona byose ari amahoro. Nta kibazo kabisa. Ubona ari ituze nta kibazo. Ako se brother. Yes. Iji ko mbona itagivuga. Hajye byaraje. Ariko ugira icyo kibazo? Nta kibazo nta kintu siko tuba tugomba kwita. Harye gerageza kumwe ku kantu. Shawe ngo naga. Se mwanya warotse uza dusangira akantu nta kintu babitwara. Uri pasiteri? Uri pasiteri? Icyo ucaga mukashaka. Rero ko nabayishyizemo ya mane yawo yaba. Gusenga babikenewe. Gusenga babikenewe umuntu abonye umwanya akantu ko nyine kubera n'akazi nkora urumva ko bitakunda. Oya jya ufata umwanya ahubwo ujye mu yindi si. Yindi si? Yindi si itari dutuyeho. Ayumvise amadage. Ako Babylon system uri yakora. Nago bashona. Ariko bari kuri Marisi ndi kuvuga. Yaba gikanguka. Ese wa mukozi mushya mwatuzana wana bimeze bite? Ne mushiki wanjye. Mushiki wanjye nta kibazo nyine mbamuganiriza akambwira ko akazi kameze neza. Hano bamwitaho. Ese nyine banana bashimira cyane. Okay. Bro. Twiga bese. Ivavo. Turano twitereka gakeya. Ni vavo kabisa. Saa tujyane se. Uri tayari? Ari nta kibazo. Bamaze kuba kangenda ahubwo. Ariko rero ukashaka kuzavamo inigere kono nabayiye babonye. Uko nabayiteretse. Tukeneye kumuha. Reba ko mavuta byose n'ibintu birimo tucomoke sha. Asukuza neza Babylon. Utese kubutanda we kukiranga kino gikaritaje. Wallahi ntago nanjye nari mbizi. Gusa ikigaragara cyo nta kintu yigeze yumva. Man utazashona utazaneza. Nta kintu yigeze yumva. Uzasubira yose nabi. Kiracyana bano kidashona. Aya ni idagi. Sure. Fo. Nubwo yabagize icyo yumva. Musanze hano hanze numva kugira system ashaka kuba yara. Cyaje ryari. Sinakubeshya. Ako nubwo yagira ikintu yumva. Uriya kumuzibisha biroroshye. Nukubita imyotsi ye. Dukinjiro miliyoni gishyiremo n'akantu kugira ngo kigira vibe. Fo. Tukigira icyacu. Ahubwo turaza kumutamo burana we. Reka dusimba. Ahubwo se ibikoresho ntabwo bizanye. Ikigaragara cyo oya ntabwo ndi kuvuga ku bikoresho se urumva njye najyaye ntabifite. Ahubwo ikigaragara cyo
ntago arahura na mushiki we kuko se babaye bahuye se urabona yaba ameze kuriya kono byaba ari hurizo niyo mahirwe tugize kuba batarahura wakintu utazamuneza kuko ukora gahunda neza nk'ibisanzwe mu mababilone nanjye wambaramo kwere let's go ahubwo reka tugifatira nyakiri sawa rege se koma mavuta nta kibazo man Aduterure no. ibintu bidakomeye zere wazanye amazi zamaze twongeremo hano uretse gato mwereka kira kanogo ngasukamo hano reka nambaraga mfite uyu munsi banga kamwereka navuga ngo nambara mfite ndabona wowe neza pe ese twaburaye wavuga ko yarinda tutari yari ibiryo ndi kumva nshonje mani ese bro hano ho kwishantiye turi kubibona se nanga ariho se wa mudada ndabona atari muri aba umwana usa n'umugore wawe koko tundi nzi ndaje mukwereke wowe ushobora dusohoke tugende turebe ndabizi ari muri aba se ko ntari kumubona hano hafi ubwo wenda ari naho araheba tugende nkwereke ndabizi arahari Meze neza bose wewe ntimwatinze gutanga isima oya niwe mabusha akazi se kameze gato nuko nyine niko se Kevin mbona nta wundi muntu hari wo kubafasha se sana umunsi batuzanye ko abakozi bakiya no kufunga impamvu uri kwangiza isima niko Shema bangukano niko amazi abari kubacika isima iri kugenda kuki babakoresha ibintu bimeze gutya ako boss urabona ko natwe turi babiri abantu bakoraga ari batandatu none banguka kugenda gake yabite byawe niko iyo uri hariya ubona aba bana uri kubavunisha gutya amazi akarinda abacika isima yose kagenda urumva nta kibazo fata igitiyo ngaho wakabaye uzanye n'undi ahubwo mugayipunda iyi sima rero umva kuntu bimeze rero uri kubibashema kuva uyu munsi mujye mushaka abapunda abo mujye mubaha batware kandi mujye mubaha utuntu dukeya ntimukabavunisha uri kunyumva ahubwo se niko Kevin Juliet ko ntari kumubona yarwaye kuva ryari yararanye umuriro mwinshi abana yanjye mwihorera byikoreye bimuraga bikore rekera aho ngaho niko hanyuma se Kevin ko natwe bitura bishoboye kubikora oye ibyo byihorere mbwira aho ako boss abakobwa n'abakozi Juliet byageze abakobwa barakora pe mbwira rata mbwira ibyo ndikubona yarwaye iki kitambwiye ntabwo twamenye bidago tuzi icyo yarwaye pe urareba yararanye umuriro nimugoroba ugatinyuka mukaza mukazi musize umurwayi
urumva atari ikibazo nta bintu bisanzwe kandi umuntu arwaye ko nta soni mugira okay reka tujye kumureba ujyehe uzi naho batuye none harya mwambwiye ko mutuye he okay umwe naza agiye kutwereka oya reka tujye kumureba ngwino umwe naza agiye kutwereka murasiga umuntu arwaye mukaza mu kazi bro twazagaruka ujya mbere kugenda kumureba so musigare mukuru bose natwe reka dukora akazi tuzagaruka tubarebe umuntu arwaye bitari kumva Agano ubuzima bw'umuntu bw'ikindi. Umukozi wanjye. Erega boss akunda abantu. Boss akunda abantu. Boss agira umutima mwiza. Boss agira umutima mwiza. Naho ubundi se. Kubyo ntabwo binabyimba. Oya boss bura ntabwo biziho. Muri iyi minsi boss na Juliet aho mumaze iminsi mbabonera. Baba mana nurutabana. Siko ibintu bigeze kure. Baza sikaza ibimbani ngo mazi ya nyanja. Jere kamubwira ura boss. Na ku kwezi natamatipo. Mana yanjye akiraho. Nitwe nako dufite amahirwe twego tubana nawe. Buriya boss. Oya uboye kunera abaye. Umunsi biraza guhindura isura unaye. Okay. Najari. Nakubona. Please. Guess what? Tukiranyisha mama. Oya ariko nukajuza rero cyane. Baba shunemo. Kangaka bakita umugongo w'ingwa uzi ugasomye hose. No guhita wogoga ikirere wumva kintu. Sorry? Guhita wogoga ikirere men. Neva. Give me what I need. Wowe tuza nze nkwereke imana. Talkative. Please. Ubona gutyo ni imyotsi ibere gusa. Okay, now is ready. Ugahita wigererayo. Can I smoke right now? Yeah man. Hanyuma none waje gutyo man. Agombaga kuba wazanye imyotsi wa kintu. Ndebera wowe. Zuba. Vie. Akiranye. Ni fresh ariko. Oya. Ibi ni biki muri mose? Ese nagona ko dushaka kogoga ikirere. Jori. Hose na kabiri tuzanye se. What a problem. Si. Zuba tangiye utarabe. Ibikoresho byo mutangiye gukorera aha ngaha kuko. Ibaze none. Nawe ntabwo urafata hose. Ntabwo byembe bino bintu hano. Ibi ni iby'inyama byose. Which one? This one. Bro. Nigute ushobora gufata Jori kamu ibintu aha ngaha. Ese mani ko mutangiye kwangiza bro. Yomagara baba. Yomagara baba basore banje bakamuzana ibikoresho biri serious. Bino bintu birakora. Jori. Fuck. Ibi bintu I wanna go high, but I don't know. This guy's not serious. Bizagutera indwara ibi bintu. Asevie ugejeje iki. So but how dare you? Ibikoresho. Okay. I can see. He wanna kill me. Ibikoresho bagomba kwifatira aha ngaha ati. Ukabiha umwana. Neza ku kibiriti mwereke. Zuba ntabwo ari sawa. Mani vie uri kunda buriza men. Bagira ngo enjoying na sister we warangiza ukazana ibintu byamamorara. Ntabwo mubushiye ko mwakinjoying ariko ibintu ntabwo ari sawa byagutera ikibazo. None se kumwe kuvuga cyane please. Urabona vie n'abatangiye men. Uri murarenza papa. Okay. Let me die. Jori. Please. Papa, tukiranyishe. Ibikoresho ntabwo ari sawa. Urusha kuzica umwana. Okay, ngo dutumirize ikindi rero none. Musibye rukurane bagura street bakamushakira siga. Ariko make sure ko turagereye ibicu. Dad. Si fresh. Jori. I beg. Wait. Let me call someone. When? Just do it. Okay, let me do it. Oh. They come bagura street bamuzana siga. Oh my God. Don't talk. Please do it. Uno muri iki kintu. Ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. Naka kantu ari ikintu kongera. Please. Vie. Warahindutse wowe sasa. Zuba ntuzongere ibyo bintu ntabwo ari sawa. We call to haku making sure ko Right. turavanga hari kumva tugenda mu right.
right y'iki jori nyumva ibi ntabwo ari sawa byakwangiriza ibihaha sigaho Please. jori ni ibiki Takiranyije. zuba fata biranini Gira vuba. Reka sogongera uyumva asukongira ibiki kamamagare wa muniga wa street of gushakira isi bose birafata igihe kingana short time ubona bigiye gufatiza gereka wakoze ko wagenda na gutuntu duhita dukozaho byagenze biti me turiya kwanza hoye sorry basi ariko turaburije we don't smoke that one Like please one give me only. yo man uko street sorry man sorry I'm sorry man broski umvuko bimeze uri street wapi bifite ibipeti byavuye yose imeze birashaka bifite taki ya danje we nshakira siga aho ngaho isobanutse Dad, please tell the guy, bring it right now. ni peti from USA muzane siga amenyereye n'ibintu amenyereye nizo amenyereye Dad, there's my stuff. Please. do it faster do it man quickly iminota ingaho ngezeho In a minute, please. I think it was in a second. shyiramo akabaga bro ibintu byo kwa bakinya tubyiborere we simbuka ungeraho nangaho mundi home okay shyiramo imbaraga gusa birafata iminota ingahe man come on Dad, but this is okay. I can use it. Dad. Dad. ikibazo se ahangaha ko imbere y'umuryango w'abantu ngwino shara hano ndi kuri kwidirishya Amanda sinoga numva namenye neza. Yes. Umva umugabo samara. Ikibazo umugabo gukora. uzi ko bakoze ikosa naryo kuza hano amafaranga uzana shiri hanze kuzamufana nyine mbakubwira shiri sinshaka rwose kukubona umeze gutya nanjye mba mpangayitse ntabwo mba nezejwe no kukubona umeze gutya n'izi nkuru nubwo nazasa sinabona umukiriya wo kuzigura
ikiruta ibindi nuko turi kumwe kandi ndagukunda bikaze maze ndagushakira umuravumba uvuga uti umuravumba se muri bimwe neza gushira ubonye umuravumba gwenda ariyo ubwo hari ikintu tumva zia Safa. Tumeze gute? Ko mbona uri gutitira cyane se? Urabona ko utameze nabi. Kutamuha ikintu cyo kwifubika. Shiri, ni ukuri pe. Wowe ngo abangaba ngo bakora iki Josiane? Uyu ni bosi wacu. None se mwaretse twamujyana kwa muganga se? Kwa muganga twavuyeyo ameze neza. Arimo aroroherwa n'imiti yayo. Bashobora kuba batamuvuye neza ariko mwareka tukamujyana ahandi tukareba ko hari icyo bamufasha. Ntabwo bavuga ko batamuvuye neza kubera yuko imiti ntabwo arangira ameze neza. Juliet, tukujyana kwa muganga nta kibazo. Rimwe mukomeze kumubaza byinshi n'ukuri. Nyine wareka tukareba ahandi hantu bavura, tukareba ahandi hantu bamuvuza gute se. Njyewe nabikoze kandi ndabizi ko imiti bamuhaye bituma amera neza. Ibyo bosi avuga nibyo kuko arahindura umuriro. None se bosi wanyu ahindura ibisubizo bya muganga. Ariko hari igihe kwa muganga bibeshya twamujyana n'ahandi bakareba. Ameze neza turi kumwe rwose. Ntimuhangayike. Uri kumukoraho ukumva umuriro afite? Ntimuhangayikire ameze neza. Juliet turaza kumera neza. Ahubwo ibi bintu byanyu mwamushyizeho nta nubwo bikoze. Ntabwo yari yifubitse ariko. Yifubitse gute se? Njyewe nimba turi kumwe nyoboye kumenya nimba yifubitse cyangwa ngaho murebera ikintu yifubike basi sibyo? Yumva ako ntabwo babona kuratitira. Nta kibazo tuzaza kureba nakira sibyo? Rero hagati aho ngaho mwari mukoze gusimbuka mukareba umukozi wanyu mwagize neza pe mwakoze ariko ameze neza reka mbamara impungenge vuba aragaruka mu kazi sibyo? Juliet umuraza gushyira sibyo? Turi kumwe aramera neza nta kibazo. Reka twe tugende rero ukomeze umwite ariko. Oya ntugire ikibazo. Nyuma y'iminsi mike aragaruka mu kazi rwose. Komeze ngurukira. Ariko sinakubwira ngo gabanya impungenge. Urabona ntahari. Kandi mwakoze ni ukuri Imana ibaha umugisha. Uwo mwenda uzawunzanire. Kose Josiane. Na bosi wanyu bitebye. Ariko she ni iki kiguteye kuzana bosi wawe hano? Wowe ni gute kutareba kure ngo byibuza bwari ubone ko Imana iba iri gukora ibitangaza. Ese habone hari ikimana itakoze she? None se ubu koko ntabwo wari ubizi ko nabuze amafaranga ajyana kwa muganga. Ngo iki? Juliet uvuze ngo iki? Nathan ibyo ndi kumva nibyo cyangwa? Ariko se ubundi uretse kwivugisha. No. Numvishe ngo iki? Wowe ubwawe ubwiye boss ngo cyane. Uvuze ko mwajyaye Juliet kwa muganga. Nasoni ntabwo ndi kubasha kubyumva. Nese kuba boss yamuvuza hari icyo bigutwaye? Nathan najyaga nkufata nk'umuntu mukuru nakubaha ariko ubu ntabwo uri kureba ukuntu sheri wameze. Urashaka ko sheri wawe apfa? Ibi ni ibiki? Uriya ni bosi wacu yari kumuvuza nk'umukozi we. N'uyu nguyu nawe ugiye kumwirarira. Bosi agutwaye iki? Ni ibiki? Nathan urambabaje mu buzima.
hanyuma njyewe reka nkubwire uretse kunsuzuguza ndagushujuguje utitaye ku runtu ni kubabara abantu bakaza bavuga ngo bagiye ko ngiye kwasa inkwi nkazigurisha nkabona amafaranga yo kukujyana kwa muganga ni ngombwa ngo abone warumbwiye ko nta n'umuntu wazikugurira ntabwo ari wowe utangiye kumbaza impamvu natashye n'amafaranga mfite uko byagenda kose nawe kugenda ndambika imitambiko yiwe ihangane sibyo mbabarira ni ukuri pe si ureba ko ubu nari maze kwasa nk'imyase nk'itatu ibintu nkubwira ni ukuri ibyo kuvuga ngo umutwe urakwishije buriya ni n'ibi bigofero wajya usa nk'uzamuraho gakeya basi umuyaga ugahuha reka basi njye kugushakira umuravumba ngiye gushaka umuravumba nimba yo ndahita njya kuzana ndahita nshora zino ntegerezaho gatoya ariko kuko gushira azajya akomeza kumvuza amagenda mvuza ibyatsi ubu ngubu kuko nabona ko ibintu bidakora ibintu kuko bizarangira ryari Louise. Urasinzira ugasinzira utanakinzeho kandi umuntu akakwegera kugezaho utarakanguka. Mbiye mu kazi nkerewe. Nise kucyuze hano. Hari ikintu nshaka kubaza. Humura nta kibazo. Cyane uza ukadusanga muri salo na madamu nabona gufite ikintu ushaka kuvuga ariko ugenda utakibuze ibikizere byagenze bite nabaje madamu ndamubaza niba mwabiganiriyeho ambwira ko ntacyo umubwira ushaka kutubwira si kuko nibyo byari bikozanye hano ntakindi gikozanye hano nta kindi kinzanye nabonye aya masaha niyo meza kugira ngo niba wenda wari ufite n'ubwoba cyangwa hari ikindi kintu cyari kiri kukubangamira kuko ndabona ufite gahunda yo kutubwira ariko ukuntu wagiye utatubwiye nicyo cyatumye ntegura reka nzagusanga mbwiye byagenze biteye ugategura kunsanga mu cyuma cyenye mu buriri bwanjye koko mbese hari ikibazo ikibazo kirahari nyine negagewe kimbwire nyine mbese ni ngombwa ngo nikubwirira ahangaha nako nta n'ikibazo gihari ariko uzi ko njya gutumyeho ndabizi uzi ko buriya musaza wawe dukoranye igihe kirekire nta kosa n'iri na rimwe ndamubonaho ariyo mpamvu byatumye mutumaho ko nzi neza ko umuryango wanyu ushobora kuba utekanye ibyerekeranye n'imico n'imyifatire none byagenze bite koko ntibyoroheje kumbaza nta mugambi mubi ufite yewe igihe tumanye nubwo kitaraba kirekire ntabwo uramara kubona imico yanjye none se basi nimbikubwira ntabwo uri bugire nyine nimbikubwira ntabwo ushobora kumvamo ukabivuga wenda hari ibintu ugomba kumenya genda ni umukuru byongeye ndi umubyeyi girira icyo ngicyo rero yewe nyine urumva